unezerwe kuko n'amahoro. Shimwa Yesu, icyubahiro cyose ni icyawe. Ugira neza, urahambaye cyane, ukora imirimo ikomeye mu isi, uhakora ibikomeye kandi wakoze ibikomeye. Turagushima ko byo wakoze hano imyaka 25 ishize. Isi imirimo y'abantu ni imirimo yawe, si icyubahiro cy'abantu ni icyawe. Wakoze ibikomeye, natwe turishimye. Turagushimira ku murimo wawe hano mu Burundi. Wakoze ibintu bikomeye hano mu Burundi, turabigushimiye. Wakoreye imirimo itangaje mu izina rya Yesu, amen. Reka duhe Yesu amashyi menshi cyane. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kiriya gice cya 3, uko umutwe w'ijambo uravuga ngo va hasi utambuke. Niyo ntego y'iki giterane cyangwa se niyo topic y'igiterane. Okay, turasoma mu byakozwe n'intumwa 3 ku murongo wa mbere. Petro na Yohana bariko baraduga baje mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nicyo saa 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamucira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petro na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petro amuhanga amaso bona Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari icyo bamuha. Petro aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi, ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjira nawo mu rusengero, atambuka yitera hejuru, ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibyamubayeko. Hari ikibazo umuntu agira mu buzima kikamukwegera ibindi byinshi. Ikibazo gikomeye uyu muntu yagize ni ukuvuka atabasha kugenda. Bibiliya iravuga ngo yaremaye ibirenge ngo uhereye kuva mu nda ya nyina. Umwana yaravutse, avuka amaguru anyunyutse, ntabwo yigeze agenda nk'abandi bana, ntabwo yigeze akambakamba nk'abandi bana. Yagiye akura gusa ariko adashobora gukora. Ari ikintu gikomeye cyane. Afite ababyeyi bamuhetse akiri mu nda, kuko twese duhekwa n'ababyeyi ba mama turi mu nda. Icyo gihe tuba tunywa ibyo mama arya anywa, icyo gihe ntidushobora kwigaburira, tugaburirwa na mama. Niyo mpamvu abana bagira urukundo rwinshi kuri nyina, cyane cyane ko mu nda ariho byose bikorerwa. Agenda aremerwa mu nda ya nyina kandi nyina amugaburira. Ndetse abanyabwenge bafite inararibonye bavuga ko ubwonko bw'umwana, ubwenge umwana agira abukura kuri nyina, ntabukura kuri se. Ufite abana b'abanyabwenge, sohora mama uje kumugaburira, kuko ubwo bwenge bukomoka kuri nyina. Nanone niba ufite abana bafite ubwenge butari bwinshi cyane, jyana mama we mu cyumba cy'amasengesho musenge, kuko Bibiliya iravuga ngo ubuze ubwenge busaba Imana ngo izabutanga. Bavuga ko kudetermina quotient intellectuel, kudetermina ubwenge bw'umwana biva muri mama we. Birashoboka ko n'abapapa bakontribuwaho, ariko cyane cyane umwana ahekwa na nyina. Umwana ahekwa na nyina mu nda, atangira ubuzima bwo gutegereza kuri mama we, icyo twita dependance. Iyo ni amezi 9 umwana yavuka akadepanda, noneho ni igituza cya mama we. Nyina ahora mu iberi, nanone akamuheka mu mugongo, akamukikira,
ubwo ni ubuzima bw'umwana. Atangira gutegereza kuri nyina ari mu nda, akongera gutegereza kuri nyina agifite umwaka umwe ibiri, nanone umwana akaba umwana uhaguruka cyangwa se ukambakamba ugenda, akaruhura mama we ku mirimo imwe imwe, mama akaba yamutuma wenyine akijyana ahantu, ariko nanone ababyeyi bagakomeza bamwitaho kumugaburira kugeza umwana agiye mu mashuri. Ababyeyi bakajya kumufata ku ishuri bakamuzana, umwana akadepanda n'ababyeyi ariko kandi akongera kudepanda n'abarimu abigisha. Umwana agakomeza akura ari umuntu utegereza ku bandi. Umwana yarangiza amashuri ye, icyo gihe ababyeyi barakoze, revari iva ku babyeyi, icyumba araramo n'inzu y'ababyeyi, ubuzima arimo n'ubwo ababyeyi babirinye ngo azagera igihe kimwe nawe aba umugabo yimenye. Ariko agahinda gakomeye rero ni uko ubyara umwana ufite inenge, ufite ikibazo, abyizigire ko azigera yimenya. Ako ni agahinda gakomeye ababyeyi bagira, kubyara umwana uzi ko atazigera yimenya, kumenya ko uyu mwana mfite nzamutunga kugeza apfuye cyangwa mpfuye. Niko byari bimeze kuri uyu muntu wo ku rurembo cyangwa se ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Iki gihe yaragejeje imyaka 40, ariko Imana iba ifite gahunda itandukanye. Imana imaze kurema umuntu yifuje ko azaba responsable mu buzima. Umuntu wese Imana irifuza ko agira icyo akora mu buzima bwe. Imana irifuza ko umuntu wese agira icyo amara. Umuntu wese agomba gupfa hari icyo asize. Uwo niwo mugambi w'Imana ku mwana w'umuntu, kandi mbibutse ko ntawe uvuka Imana itabizi. Uyu muntu nawe yavutse Imana ibizi. Haleluya! Si uko bizamuhora umugoroba wo guhinduka, hari umugoroba w'ubudasa. Haleluya! Amanywa ntazahoraho, hari ibindi bihe bizaza. Ababyeyi barananiwe, baramubwira ngo nawe shaka uko wabaho. Batese mbigenze nte? Ni ukujya gusegereza, gusabiriza. Abantu nibabona nta maguru ufite, amaguru yawe ntakora, abafite umutima w'imbabazi bazaguha ikintu. Batese ni hehe? Kuva kera kose urusengero ni inzu y'imbabazi. Kuva mu myaka ya kera urusengero ni inzu y'imbabazi. Abarushe n'abaremererewe, urusengero ni inzu y'imbabazi. Mu bihe bya kera amahoteli yagirwaga n'amasengero. Hoteli iva mu ijambo hote, mu cyongereza ni hostel, mu gifaransa ni hotel. Ijambo hote ni ukuvuga ngo uwakira. Niyo hava mu ijambo hospital, hopitale, ibitaro. Hoteli zari bizinesi z'abantu, zari bizinesi z'itorero, eglise.
yarabawe ko mbona bimeze ibyo ukorera ijambo rimwe riva mu mutima warakoze. Wino.